uraza kugira ikibiramo ushobora no kuba wagira n'umutiga Musi agira ngo nahagereze kumbwira. Yego arakoze cyane umusaza Kayiranga Charles cyangwa se Charles. Abo ni abasore mubona baje bagaragiye Jacques, ariko ntabwo Jacques ndamumenya neza. Wabona mushiki wacu agiye kugorwa, tukaba tugiye kumushyingira ishyirahamwe, bose bakamukuraho rugondo. Ntabwo uwo mugongo yazawubona rero. Ndabanza mbaze niba Jacques ari umwe cyangwa ari ishyirahamwe ryose, n'insanga ari ryose, inka zanyu turazibasubiza kuko nimwamuheta w'umugongo ngo bikunde. ntugenge nakubwiye ko Jacques agira abagaragu. Nta mugaragu rero uzigashinja. Jacques agira abagaragu bamugaragiye, ndetse umwanya mutoya bamutwaje n'ingabo. Niko biba bimeze rwose. Ntabwo rero ari koperative, ahubwo aba ni abagaragu ba Jacques. Jacques Imana yamuhaye ubutunzi butuma atunga n'abagaragu. Jacques mwamuha amashyi mu gihe tutaramumenya. Hanyuma rero Kayira, hano hantu ugomba kumenya Jacques niba ari umwe. Ubwo rero ngiye kumushakishamo ubwo umbwiye ko aba ari abagaragu, ariko Jacques ntabwo ndamumenya. Cyakoze mu makuru mwampaye mwambwiye yuko Jacques ari umuntu usobanutse, yize rwose amashuri menshi, za segonderi, kaminuza, za dogitora, za master, byose yararangije. Ubwo afite ubwenge bwinshi cyane, niyo mpamvu ngiye gusuzuma aba basore nkarebamo Jacques uwo ari we, ariko ntaratangira kubasuzuma. DJ zamura akaziki gato mbanze mbacishemo amaso amasegonda abiri. Ngaho gabanya rero, gabanya. Reka mbanze mbakore mu ntoki. Tura urugamba rugangaza. Bite kadogo. Afite ibizigira, reka ndeke kugira ikindi denza. Iwe na kayobe keza, reka mwihore. Bite wakana. Bite shabu gihugu we. Bite se. Amakuru. Se ko mbona ufite habya sha. Hanyuma reka turebemo Jacques hano bwa turamumenya ndabizi. Jacques nanone bambwiye yuko yasomye Bibiliya cyane, ndetse nyuma yo gusoma Bibiliya akanarenzaho no kumenya umuco w'igihugu cyacu. Ubwo rero umuntu wize za segonderi na za kaminuza na za masters na za dogitora n'andi akandika ibitabo, tukaba tubyigiramo nta kuntu namubaza ikibazo kikamunanira njye niga muri garidiyeri. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ugiye kubasuzuma mbabaza ibibazo. Uri tayari kubaza ikibazo? Dusuzume ko uri Jacques. Gahigira hino rero. Ngiye kukujyana muri Bibiliya, ntabwo nirwa kujyana. Yesu ari ku musaraba, bamuteye umusumari mu kiganza kimwe hano, bamutera n'undi musumari mu kindi kiganza cyaha, hanyuma amaguru barayagerekeranya batera mu undi musumari. Ubwo ku musaraba hari imisumari ingahe? None hari imisumari 3. Cya cyapa cyanditseho ngo ni umwami w'Abayuda cyari kimanikishije supaguro ganye. Hanyuma rero rundi nawe naze hano agararaho hafi, shagara hafi ndakungura ubwenge. Nawe ngwino ngwino nawe uri tayari kubaza ikibazo? Wasomye Bibiliya? Urayiga neza? Wageze mu ishuri ryayo? Tuguye nta Bibiliya ugendereho, ntabwo twagushyingira umukobwa wacu w'umupagani. Nawe waje wiyoberanyije mu bandi. Dore uyu nguyu mu kigo dukoramo tumwita Seburikoko, kandi Seburikoko yanze gushaka umugore. Ubu rero umuntu wajya kwita Seburikoko nta kintu kiba kirimo. Ubwo rero muvandimwe, ntabwo umukobwa wagiye twa Seburikoko, jya mu bandi hariya. We nta n'icyo nirwa nkubaza ko uri Jacques. Hanyuma rero nawe dore nawe nawe narahinduye. Nawe nkubaza ikibazo uri tayari? Satani batubwira yuko mu ijuru yari umuririmbyi ukomeye cyane, kandi akaba n'umumarayika utwikira. Bivuga yuko yari afite ububasha, yari umuyobozi w'abandi bamarayika bose. None bashaka kukubaza,
Satani yari umuhanga mu kuririmba nk'uko amaze kubikubwira. Uramfasha undirimbira igice cya nyuma cy'indirimbo aririmbye mbere y'uko yirukanwa mu ijuru. Nawe igira hino sha, igira hino. Rero birandumva irimo irabatsinda, reka mve kubajyana mu muco w'iwacu, numve yuko mubishobora. Ariko banza unkore mu biganza kandi wumve utuje. Mu Rwanda buriya umuco wo gushyingirana mu mategeko ntago wahozeho. Hari umwaka waziye abanyarwanda bo hambere bajyaga babana nta gusezerana mu mategeko, ariko mu kunoza muri wa muco tuva mu bwiza tujya mu bundi, haza kugeraho igihe gitegekwa yuko abantu bazajya basezerana imbere y'amategeko. Umuntu wa mbere wasezeranye mu Rwanda yasezeranye uwuhe mwaka, itariki yihe, ukwezi kuhe? Numbwiramo kimwe ndakureka urabura ijambo. Mu Rwanda umuntu wa mbere yasezeranye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1948. Nawe ngwino bite byawe amakuru. Ariko uyu musore ndabona yavamo umuntu, ariko reka mbisuzume neza. Buriya hari igihe ureba umuntu inyuma buraketi kakubeshya ariko mo imbere nta kintu kiri. Niyo mpamvu yongeye kukubaza ikibazo, suzume niba uri Jacques koko. Uri tayari nkubaze? Urumva witeguye cyane? Papa wa Yesu wo mu mubiri, ariko ntabwo ari we wamubyaye, kuko papa wa Yesu ni Imana ubusanzwe. Ariko hari uwo dusa nkaho twita papa we, kuko yashatse uw'Imana yashimye ko azamunyuzamo mu mubiri, ari we mugabo wa Mariya. Uwo mugabo yitwaga Yosefu. Nyuma yo kwitwa Yosefu rero yakoraga umurimo w'ububaji. Ngo yakoraga umurimo w'iki? Ububaji. Kubukora ntiwabukora nta misimari ufite. Imisimari yakoreshaga ayiguraga muri kenkayori yacu. Ngo ni kenkayori ya Filipo. Hanyuma rero uyu nawe reka mubaze, hariya ndahashyikira nyuma. Ariko urusigaye ni uruca abana nta no kwirirwa turubona. Uzi ko atari Jacques niyo ibikora, ashyira ikingo ku rutugu yigiriye. Uzi ko atari Jacques niyo ibikora. Amashyi menshi dore umutwe buri. Nanjye niwe nari natetse rwose. Ngwino mugikora. Dore Jacques ni uyu nguyu. Ndumva kumuhobera ari uguharamba inzovu ndagasumba uko ndeba. Hanyuma rero Jacques ndagira ngo mumuhe amashyi menshi cyane. Yaje yambaye sandari kugira ngo atwereke uburyo atera ikirenge mu cya Yesu. Afite amano meza adatambitse nk'aya mizi ya tangawizi, kandi afite akayobe keza cyane ubona ko yakaremanywe. Ni natirere, ntabwo yisize mu korogo. Kandi nanone Jacques mu makuru ye nabaririje uyu nguyu nta hantu yigeze acisha inka z'inshacyuho umuryango, wenda ngo umukobwa we yaramuteze ubusugi amukureho igisekuru nyuma kizave igisantera. Ikindi cya Jacques rero cyantangaje, nakunze ko afite ubwanwa bwiza buconze nka pasiparume zo kwa padiri. Jacques mumuha amashyi. Jacques mumuha amashyi rwose. Hanyuma rero ba basaza nibongere bahaguruke. Jacques namubonye. Jacques namubonye kayira igira he. Dore Jacques aho usanga rero papa wawe. Jacques nawe yabyibushye rero yameze amababa. Wenda uriya musaza agusuhuze. Urakoze cyane. Rwose naho niko nakumva ngo n'umwanya amashyi. Musagihera umusi yagiye Oya ndahari najya he rero iyo muka
ageze mu muryango turamwakira cyane kandi rwose mwakira umuryango ariko wabonye ukuntu ari mwiza banza yitegereza ubwo bwanwa bwe banamwishimiye cyane nabo bamwishimiye bamuha amashyi kure bari bahumugisha. Hanyuma rero ubwo Jacques tumubonye twamushyikiriza ibyimbo hanyuma rero Jacques ndagira ngo uturebere muri izi nsoresore buriya harimo umugabo uko biri kose wajya kuba hafi akakwigisha uburyo zubakwa. Ingo z'iki gihe ntabwo zoroshye udafite umujyanama rwagusenyuka nurebye nabi. Reba rero ukwiye kuba yajya kugira inama akakuba hafi hanyuma mbereka ibyicaro mbahereza. Yego niyigire hino. Uyu niwe bita Desire nabimenye yitwa Desire. Desire hanyuma murugamisha mutanga inzira. Murugame igira hirya. Igira hirya mutanga inzira. Dore umwami akunze uko amugenza. Jacques hariya muri turiya twicara abami wowe na pare wawe. Ngaho rero ariko DJ hanyuma rero abasore nabo nibongere bigire hino. Ariko rero kugira ibyaha ni ikibazo. Urabona ukuntu baduhagaze imbere bacuritse imitwe. Murebe ariya bantu abangaba dusigaranye hano nta mugabo ubarimo. Niyo mpamvu batari buze kundushya cyane. Cyakoze reka apfe kubahesha umugisha Kayiranga apfe kwigira hejuru apfe kubakora mu biganza nta kundi turebe ko namwe mwazavamo abagabo. Ariko ndabona muri feke cyane. Ngaho banza hariya shaka nawe kurikiraho ngwino nawe bakore mu biganza turebe ko hari icyo bazibwira. Ariko umuntu witwa Seburikoko rwose Seburikoko dushobora kuzaca ibitovu tukamukubita kuko Seburikoko ibyo bishobora kuba ari ibibazo. Hanyuma rero mwebwe nta bindi byubahiro mbagomba. Muri bangahe mbarira aba bantu ushaka? Ni bangahe? Batandatu. Oya ni batandatu ntabwo wavuga batandatu. Ni batandatu. Ubwo nawe wimariyemo. Hanyuma rero mwebwe nta bindi byubahiro mbagomba. Cyakoze ngiye kubagirira neza mbaririmbira akaririmbo. Batatu bigabanya hariya abandi batatu hariya. Ubundi mugende mutegereze shobuja akabaha umwanya. Dije bugabanyije gatoya tubaririmbira akaririmbo turebe ko Imana yabagenderera. Ngaho twagiye. Yewe Mukiza umvuganya umugenderera abandi nanjye ntusige. Murakoze cyane kandi bahise bicara shebuja atarabica. Ariko aba bantu nukurata mwigire hariya. Hanyuma Jacques haguruka gatoya na pare wawe mbereke ikintu mu ngorere. Nushima ko bagumya bahagaze ubwo turabihora bakomeza bahagaze n'ubundi ntacyo bamariye igihugu. Ntibacyungura abantu ahubwo ni ukugihobya gusa. Barimo bararya ibigori by'igihugu n'akawunga n'imiceri ariko ntibarimo baratwungura abantu. Ubwo nushima ko bica urafata iyo kimbo yawe ugire gute. Nushima ko bagumya bahagaze ubwo bagumye bahagaze nyine nta kuba abagiriye impaka hanyuma Damascene igira hino mperereze ndangurura amavuga. Arakoze cyane MC, arakoze kuba amaze kuha ibyicaro uyu mukwe wacu kandi wacu twashimye uko data yabivuze yanezerewe. Yabonye ari umusore w'ibituza by'iminihira, umusore w'inkajorwa, umusore w'ibigango kandi umusore w'igihame, umusore ufite ibigwi. Niyo mpamvu rero natwe twanejejwe n'uyu musore wacu. Ariko data Miniyingohe ati mwana wanjye hega mushiki wawe ari hehe? Ndagira ngo rero uramukira igikananga amfashe kwinjira mu gitaramo hanyuma mushiki wacu aze ahangaha kuko data aravuze ati ndamushaka mu gitaramo ngo aze
dore yuko ngo hari umusaza Kayiranga waje ahangaha akamubwira ati ngiye rwose ahangaha ndashaka kubakuramo umuntu ariko atari nka bya bindi bavuga ngo washaka kudukuramo abantu. Rero muturigitananga twinjize mu gitaramo cyiza cyane yo kubera ahangaha none. Damase ariko rero reka dusabura mu gitananga aturebera akaririmbo keza ka kinyarwanda ko kwinjiza umugeni. Nicyo nanjye ni kuvuga rwose naturebera akaririmbo keza nakore mu miyuki nakoremo rwose turebe ibyaribyo. Hanyuma rero mwe muri aha bicaye nawe musabiye amashyi menshi kuri DJ. Yego, hanyuma rero mbere y'uko umugeni wacu aza ndagira ngo basabe abantu bari aha ngaha twigire juru twakira umugeni, twigire juru twese, twigire juru no guhaguruka natwe twigire juru twakira umugeni wacu kuko bambwiye ko ari bugufi yenda kuza. Twigire juru natwe. Hanyuma turasabwa kurangwa n'ituze mu gihe umugeni wacu aba yinjira. Damase menyera abo bazanye, rebera abo bazanye, undebera amasibo barimo uzubwire ugende munaganiriza abantu. Uriya umuryango wo mu muryango wo kwa Kayiranga Charles yaje aratubwira ati Imana yaduhaye ibintu byose ariko itwima kwibyarira bakazana. Ariko nanone iyo tuza kubibyarira ntabwo twari kuza kuhuzwa ngo bikunde. Uyu mwana rero w'umugeni agiye guhuza imiryango. Damascene rero nangirire vuba andebera hageze, ariko mu gihe aba ari kuza n'isibo bari kumwe ndasaba buri muntu wese kwirinda gusakuza kugira ngo umugeni wacu tumwakirane ikaze kandi tumunezerewe cyane. Damascene umugeni wacu ari hehe? Mureba aho ngaho ari ku ruhimbi bamusige yinogereze ubundi abanguke. Nawe azamura